uwatorokanye telefone ya Jihad yafatiwe i Goma, bafungiye hamwe ya mpano n'umugore we i Burayi. Uwafatiwe uyu mugabo turi kumwe muri big screen hano niwe uvuga wafatiwe i Goma. Nongo Inkuru y'ivimuzi byagenze bite kugira ngo atoroke? Yafashe i Goma, yari yatorotse, ko bivugwa ko Jihad ari ajyanwa kuri bari kumwe nawe, byagenze bite? iyo nkuru nyikoze ubu nta n'iminota 5 wenda ugiye kuri YouTube yawe kuri kutazwe channel yanjye witubona komeza no kuri za WhatsApp abantu bashaka ko nazajya mbagezaho amakuru yuta cyane. Nimero zanjye za YouTube ziba ziri waho ngaho za WhatsApp, ariko uwo ngura urabizi kare babazaga Jihad yitwa Ukimu. Yego, ariko yatangiye ari umukameraman, ubundi normal yatangiye ari umukameraman kuri Freddy Jihad cyakora, ahubwo Jihad abazwa na Eminya we barabarokita kuri Dynamic. Hanyuma uyu nguyu yabari usigara ubaza Jihad kuko bari babuze umunyamakuru uzajya ubakoresha ababaza, iyambura ibyo gukamera ajya ku byo guhostinga nyine. Hanyuma bamwe baba inshuti cyane rwose, baba nk'umuryango. Ubundi cyarumva yo mukameraman ariko ahinduka umuhost. Rero urumva ibyabaga byose byanze bikunze babaga bari kumwe. Ubwo urumva gutegura ikiganiro bisaba gukora script, aho muza kuzimiza. Nabonye Flix ari hano muri no live bya bindi tuva za Uganda muri cyo gitaramo cya Babiri na Bamiyoboke, ibyo bakoraga byose barabifatikanyaga nyine. Rero byadatabwa muri yombi, uyu baga bari kumwe kenshi. Amakuru natoje kuko nari mfite imboni zanjye hariya zagwa, yambwiye umuntu wampaye amakuru ari kuri Siridi imwe niyo mu nzego baperereje barayibona basanga ntago ibyo bashaka birimo, ariko ya kabiri uyu nguyu yayitorokanye i Goma niho bamufatiye akaba afunganywe nawe aho Jihad afungiye kugira ngo bagenzure ibiri muri iyo telefone ya kabiri. Urabizi telefone abo bose bakoresha satellite bakareba ahantu iri bakaba bayikurikirana nyine. Nabo meruka kuvugana naho werekeza n'iminara, ibyo ngibyo abazi bijyanye n'ipereza cyangwa se n'ibintu by'ubutasi, aho waba rose mu isi amarezo uri gufata barabibona bakababona aho uri. Niyo mpamvu wonyine nakoze ikiganiro nkikoze mu kanya rwose, nta minota 5 iciyemo nkikoze. Bagiye kumufata i Goma baramugarura. Afunganywe na Jihad. Aya masaha arakekwaho iki cyangwa arimo araryozwa iki? Urumva kuko nk'ukeneye muzi ubutabera ubwo n'ubufatanyacyaha. Icyo nicyo cyabari icya mbere. Ikibindi byo urumva iyo inzego yabo ugenzacyaha cyangwa se ubushinjacyaha bikoze iperereza bagira ukuntu bakarasifayinga ibyaha bakajya inyito babihereza, ariko we ntabwo yigeza ashaka kuvuga. Yavuze ngo arashaka umunyamategeko, kuko hari n'umuntu wampamagara ambwira ati hari umuntu wakoranaga Jihad bafunganywe, ntabwo yarazi uwo ari we nyine, ari kumva nyahise imperereza nshakisha amakuru yanjye nanjye nk'umuntu uri kuri Freddy. Umunyamategeko azamugera hejo bamubaze. Urabizi mu butabera biremeye ko iyo bataye muri yombi ushatse ntiwavuga kugeza ubonye umuntu uzaka kunganira akaba ari we uvuga, kuko urumva ibintu biragoye. Yari yavuze ngo ibintu ari kubazwa ntabwo abasha kwisobanura, akiri umunyamategeko. Buri ejo kuko hari imanza na Jihad azaburana ejo, na Kejo na Pazomani bazaburana ejo, nzaba mpari. Ntabwo ari ejo, twebwe twageze n'ubundi ku munsi wo kuwa 4 ni mu gitondo, ubwo niko navuga. Hanyuma rero ubwo urumva nibwo tuzamenya nimba yabonye umunyamategeko, ariko ba Jihad na Kejo baraburana mu gitondo kuko twageze ku wa 4 n'ubundi baraburana mu gitondo. So ni ukuburana iminsi 30. Detention iminsi 30 y'agateganyo, ni funga n'ifungo ry'agateganyo. Okay, tubwira ibyaha, dusubiremo ibyaha Jihad aregwa. Ni ibyaha 6 nibyakurikiranyweho 3. Ntabwo uyu munsi ndi buryame mpaka uru rubanza rurangiye. Mpaka uru rubanza rurangiye ndarubakurikiranira. Game over. Abantu mushaka ko Jihad afungurwa mwese mushyiremo imitima y'umutuku, musabe ngo Jihad Imana imworohereze. Abatamukunda mushaka ko bamubamba cyangwa ajya amageragera agasanga yafata ku mavuta, ngaho namwe nimushyiremo amaimoji aseka.
erega ntimumukunda mumubeshya ko mumukunda kuko afite abakunzi ba Jihad mushyira imitima y'umutuku. Ese Pundi tagiye he? Pundi tigaruka tafaka kunzwe cyane ngo diferanse cyane arakunzwe afite abasu benshi. Mwese abakunzi b'umushu mushyira imitima ndebe abashaka bageragere kuri ikigore akava yarahombanye mushyiremo utuntu turi guseka. Abakunzi ba Yampano ngewe rega nta ruhande mfite. Yampano yamaze kugera mu Bubiligi n'umugore we bagiye gushakisha akazi. Bagiye gushaka kampani zabafata se? Bakeneye kampani zabafata. Bari Yampano yari afite ibitaramo mu minsi yashize mu Faransa biba cancelled kubera ntago yari afite visa. Ubu kuva yabashe kugera hariya biroshe ko yakora nyine tuwa bakamuha ibitaramo bitandukanye yagezeyo kugira ngo ashakishe akazi, ariko abana bacitsona ko mutari mworoye mwese. Azagaruka ryari? Hari igihe umwaka bashira turagaruka kuko hano hantu ntabwo yari yorowe, kuko wa gatanu ushize hari ahantu namurangiye akazi yagiye gutaramayo. Urabona nyine aracyafite n'ugiye ubwoba, ntago mumworoheye, aracyafite urwikekwe. Urwikekwe ushatse kuvuga iki? Ziriya video zigiye hanze nawe ari izaho ubwoba bwakwica. Ni gute Yampano yagiye uretse gato, ni gute Yampano yagiye kandi twarumvisha umuvugizi wa Libe ejo bundi avuga ko nawe akigukurikirana ngo barebe niba atarabigizemo mu ruhare mu kuzakaza ari amavideo? Itegeko nimero 60/2018 ryo kuwa 22 z'ukwezi kwa 8/2018 mu ngingo ya 34 riteganya ko uwasakaje amashusho y'urukozasoni yifashishije urusobe rwa mudasobwa. Ubwo urusobe rwa mudasobwa ni telefone, ni computer, ni tablet, ni ibintu byose bifitanye isano na electronic devices. Iyo ahamijwe n'inkiko icyaha cyo gusakaza amashusho y'urukozasoni ahanishwa igifungo cy'imyaka 3 cyangwa imyaka 5 n'ihazabu miliyoni imwe cyangwa miliyoni 3. Ntago iryo tegeko abadepite n'ubagena amategeko cyangwa se abashinga amategeko nko mu kindi babita ntago ryagennye uwifata amashusho y'urukozasoni. Murangira Biteri Dr. umuvugizi wa RIB yavuze ko nawe yakozweho iperereza kugira ngo niba nta ruhageze mu kuyasakaza. Ntago yavuze ngo kuyifata bigize ibyaha, bivuze ngo rero bakoze iperereza basanga ntabwo ari we yasakaje, kuko kwifata amashusho uri kurongora umugore wawe cyangwa yawe ku giti cyawe ntabwo amategeko ateganya ko ari icyaha, kuko itegeko nshinga ry'u Rwanda rigenderaho bivuga yuko ubuzima bw'umunyarwanda ari umunyagitinyiro kandi ubuzima bwawe ukoresha icyo ushaka. Niyo mpamvu n'umuntu yiyahura ntahanwe, ariko uwishe undi agakatirwa. Bivuze ngo Yampano nta kosa na Most people do push-ups wrong. Here's how to fix it. ahubwo bakaba barayambwiye cyangwa barayasakaje. Kuyifata n'uburenganzira bwarabyemerewe amategeko. Icyo cyo kirahari, wenda hari igihe bazagera igihe kimwe bakavuga ati none wayifasha ajya hanwa, ariko ku isi hose umuntu afite uburenganzira bwo kuri ibyo ashaka umubiri we, kuko umuntu ni umunyagitinyo niko amategeko ku isi hose avuga by'umwihariko itegeko nshinga. Rero ntabwo kuba RIB yaravuze biriya yes kumukurikirana bajya ngo rero nimba atarayasaka cyangwa atagize uruhare kubasanze ntabwo yagize. Niyo mpamvu yemeye kujya gushakisha ubuzima, agashakisha amafaranga, kuko ntabwo bari kumuha visa akurikiranwa, nta nubwo yari kugenda agikurikiranwa nyine. Bivuze ngo nta kibazo na kimwe afite. Iryo tegeko kwamwiruka dusubiriramo gatoya niba kiri kuryibuka. Ndaryibuka cyane, ese ubwo buzima mbamo ni itegeko nimero 60/2018 ryo kuwa 22 z'ukwa 8 umwaka wa 2018 mu ngingo ya 34 rivuga ko uwasakaje amashusho y'urukozasoni akoresha urusobe rwa mudasobwa yamemejwe n'urukiko ahanishwa igifungo cyangeje imyaka 3, ni imyaka 3 ariko itarenze imyaka 5 n'ihazabu imwe itarenze miliyoni 3. Ubwo urumva ari ibyo ntago harimo n'ubwo muri abantu uzahamwe kino cyaha ni imyaka 3 kugeza ku myaka 5 3 cyangwa 5 ndapfuye n'ihazabu ya miliyoni 1 cyangwa miliyoni 1 cyangwa miliyoni 3. Ariko nihangiramo ibindi byaha biziyongera nka Jihad bari kuvuga ngo ibyaha 6 bishobora kuziyongera cyangwa bakareba uruhurirane rwabyo, ariko uzabihamwe muri bari niyo ngiye azaba nyine ahanishijwe. Ntabwo rero itegeko rigena uwifasha amashusho, ntabwo wewe ufite uburenganzira bwo gufata amashusho. Ubuzima n'ubwawe wabwiyambura, yego ndiwe ndikubwira ubuzima wabwiyambura uko ushaka bwose, ubuzima wabikoresha icyo ushaka cyose. Niyo mpamvu umuntu yawe yadahanwa, ariko wowe wishe umuntu baragufunga urahanwa rwose. Reka tugaruke ku kibazo cya Yampano na Jihad bwana Punditi, nk'umuntu wakurikiranye bino bintu. Jihad ntabwo yigeze asakaza aya mashusho. Ni iki kibyerekana? Wiki
niki kibyerekana hari umuntu uvuga ko Jihad yigeze amuha amashusho none se ko Jihad mu gitondo ari buze kuba ari imbere y'ubutabera burana 30 y'agateganyo waretse kwanzura ibyo ko biri mu nshingano z'ubutabera koko ko akurikiranwa ntashingwa kubaza ndi kubaza uretse gato dufite ariko swamu ndahava mbabarira so hanyuma wowe tugaruke kuri mwije mu kazi katarakanye tugaruke muri bya by'uruhurirane dore hano dufite Erika ari gusinzira gute kandi mu gitondo gute kandi mu gitondo byo mu gitondo ari byaraje gutanga ubuhamya mu rukiko oya rire kuri Erika ari gutanga numwe mu batanga ubuhamya bagiye gutanga ubuhamya muri ririmbo arahansanga nese neje nangareje ariko tuzajyayo gutanga ni mukanya ri urubanza ni mukanya saa 4 itariki enye zageze ntabyo azi Erika Erika ntago abizwe ndabaza tegura gakoti muvandi none ko bagiye kuburana nyirubwite adahari hari uzamuburanira ni ukuvuga runo rubanza ni urwo mu bwoko bw'inshinjacyaha cyangwa se criminal cases ni rwa rubanza ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha bafite ububasha bahawe n'itegeko ububasha bwo gukurikirana ibyo byaha rero ibyo byaha biba biri mu byiciro bivuga ngo ibyaha byakorewe sosiyete ibyo byaha rero ubushinjacyaha bubikurikirana nyirabyo adahari keretse iyo yitabajwe agatanga ubuhamya ariko akenshi kuko baragenze ibimenyetso bihagije yaba hari yaba adahari biragenzwa ntabwo ari ngombwa ko ya mpano wakorewe cyangwa se victim aba hari kuko urabizi case ya Prince n'abari abakobwa ntago bari abakobwa babaga bahari habaga hari Prince n'ubushinjacyaha ibyaha rero by'inshinjabyaha harindwe kuko bari victim muri ibi byaha bitandatu waba wamaze kumenya abantu bakorewe ibi byaha ntabwo urabamenya nabangiye kwica ipereza kandi rigikomeje ahubwo ejo nukuri ndera yivuza amagare tuzatwamaje nzaba nabibonye byose ubu ntabwo nemere kubivuga kuko ngewe nkurikirana ibintu byose ko byakagenda muri procedure zabyo uyu mugabo ni umuhanga oya ngiye ntabwo ndavuga ko umuntu ari umuhanga atari umuhanga ngiye punditi mukurikiye ndamuzi ni umushuti wanjye so mbabwira ibintu nzi mugire ntabwo nahise ko umutipa azi ubwenge bigeze hano gusubiza biri professional byose punditi ni umuhanga none se uyu nguyu yavuye ku gihe kirarira yari umunyamakuru w'igihe aravuga ati ubushita bwanyu akorera ku Nyarwanda ibi binyamakuru bikomeye birirwa bamuhiga ni umuhanga ngiye punditi ndamuzi noneho apana urabona zira nkuru zo kugeza bagazanditse uyu ni umwanditsi kurusha ukuntu avuga so punditi muze twajyaga dukora ku nkuru zanjye so ndabaza punditi ugeze kumbwira ngo iyo nkuru ngo nimbi ngo uyishyiraho ndabwira ati humura mfite ibimenyetso aricyo nabaye se I know cyangwa ntabwo yibuka ari mu gitondo ndayibuka mafia komeza ukora ibintu gukora bisa neza mutapinga screen pundi wakurikiye imanza mbabarira uko hanga turimo ntabwo turi guca imanza aba bagabo bafite amahirwe angana te yo kurekura nk'umuntu umaze igihe muri izi nkiko z'imanza iki kintu ukurikiye amagambo murangira yavuze ejo bundi urukumva ukurikije uko wowe wakurikiye imanza nk'izi ngizi uri gutanga amahirwe angana te ko aba bajene bashobora kurekurwa cyangwa bagomba kumanurwa amageragere ibi mbivuze nk'umunyarwanda usanzwe ntabwo mbivuze nk'umunyamakuru kuko mbivuze nk'umunyamakuru ntabwo byemewe gupredictinga ibintu byo mu nkiko nk'umunyamakuru kuko siga football uvuga ngo wenda nk'umuntu usanzwe kuvuga nk'umuntu usanzwe kuko ibyo turabyemewe iyo mvuga nkoresheje turabyemerewe kuko iyo n'igihe n'izitangazamakuru tumanaho iyo ugiye kuvuga ibintu nkawe nka opinion urabyemerewe kuvuga uko ubibona John na Pazomani bashobora John ashobora kurekurwa agataha nagira umunyamategeko w'umuhanga muzima washakisha ibimenyetso bimuhinjura ejo ashobora guhita ejo rubanza ruzaba ni kuwa 4 kuwa 5 barusomye yataha kuko urubanza iyo rumaze gusomwa amasaha 24 bashobora gusoma umwanzuro warwo yataha kuwa 5 Pazomani nibasanga atarasakaje amasho gusa ya mpano ngiye person twaraganiriye yambwiye ko Pazomani afite ama password y'amatelefone yafite ibintu byose yo gusakaza n'ubyiwe nta probability mbona we kuba yahita abitoroka ariko kuri case ya Jihad bizaba nk'ibyafata ku mavuta byanze bikunze nk'umuturage usanzwe akurikiranye imanza zabafata ku mavuta
Jihad azisanga imageragere ahubwo wenda kwa 12 ko kugiye kugira kandi abanyamategeko inzego z'ubutabera zigira ibiruhuko bakagaruka nyuma ya bonane nko mu kwambe muri 10 azaburana ashobora kurana nk'ubujurire cyaba kanamwihorera noneho ko yaganizwe kenshi ukurikije iramvugo ya umuvugizi wa RIB nago ni umwe mu bahanga dufite mu Rwanda niba kuganije one on one akajya gukora ibiganiro akakurabura akavuga handi akakurabura menya ko warengereye uko byagenda kose azisanga imageragere mbivuze nk'umuturage usanga kwiki imanza zisanzwe nyine. Utekereza ko nta mahirwe yuko Jihad yakatirwa ibisubitse nkuko byagiye bikorerwa abandi akarekurwa? Ntabwo bishoboka kubera ko ino YouTube iri abantu barengera cyane batesa abandi. Mfashe case ya Teriski, mfashe case ya Bavesine, hari umubyeyi inzi ntari buvuge, hari abantu yagiye kuba ibiganira batesa ku rwego ruhambaye ku buryo hari nk'umugore nzi ufite shop muri Mateus wigeze kuba yamara ukwezi atajya mu kazi, yaramwisindaya sinzi ibintu yamwisindaya umugore akamara ukwezi atajya mu kazi. Actually nko mu Burayi na za Amerika ikintu cyitwa personal harassment n'ibintu bitera depression biraregerwa abagagwa n'indishyi y'akabaro. Nk'umugore Chris Bono, umugore Bana Boyetse gusura mu gitaramo n'umusheri we yaravuga ngo arimo arafaringa case yuko yamuteye kudasinzira ukwezi kose no kumva sebye. Aha rero muri showbiz mu Rwanda no muri imyidagaduro mu Rwanda gusebya umuntu no kumutera ubwoba no kumuharabika bishobora kukubuza ubuzima. Ibyo rero kubera ko yagiye bikora kenshi imyaka 3 ishize guhera 2022 nkuko nabonye dossier yari ibwo kuko nari ndimo narabikurikiranye, biragoye ko yasubizwa ko asubikirwa yagaruka kuri YouTube tugaruka kuri YouTube gari kongera gutesa abanyarwanda kandi ntago Nyarwanda ikeneye guteza akavuyo mu bantu, ikeneye amahoro n'umutekano abantu bagaha amafaranga bakabaho nta muntu babangamiye nyine. Biragoye nkurikije ko nagiye nkurikirana izindi manza cyetse ari kesi yo byabwenge wasubikirwa, kesi y'urugomo wasubikirwa, ariko kesi utesheje Keza Teriski, utesheje uwo mugore mu bwe ntari buvuge, utesha nawe Wasemungu ba Vestina ni benshi ntabwo nabarondora. Ibyo bintu byose barabyegeranya DJ Felix nabonye ari hano Muyoboke Ben twari muri Kampala ibigano bakoze uyo yamwise DJ Mufupa undamwitiki ibyo byose mu bijyanye n'imibereho ya muntu ushaka kuryama ntusinzire. Ibyo rero bwabyo no kubuza ituze umuntu nyine biragoye cyane, ntabwo gusika ntabwo mbibona. Ukavuga ko Jihad we ashobora kudahabwa. Wow, so he is so professional bro. Ukasubira uzi ko ari kubijyanye n'amarangamutima yawe wowe nibimugize super professional. Oya ari gusobanura ibintu mbene biri kumva biri understandable nyine atakwandi wito ugira deba n'umuntu ngo tuvuga ngo hano ntabwo twemera gihe byose ni kubyumva. Yego komeza abantu sipata babona umuhanga rero societe nyarwanda nigeze. Yego ufite ibya akora arabikora akabaho, ariko ntago wakitora ngo ubuze amahoro umuntu ku nyungu zawe nanone igihugu kibyihangane. Tugaruke muri showbiz. Tugaruke muri showbiz ririzamuka gatoya hano shyira muri quest nkuzamure. Tugaruke muri showbiz. Ni gute niba hano mu myidagaduro ko tuzi ko n'ibindi bihugu bigira abapaparazi abantu bavuga, none iyi showbiz izakorwa ite abantu batavuga, abantu ibihugu badakora comment ku byamamare kuko nuze uretse gato nagize point manzi unyuve point yanjye ariko nakumvishe ibyo ntabwo reka manzi ndangize. Uyu mugabo Jihad turi kumwe n'abandi usanga baba bavuze ku byamamare. No, yafashe umurongo yafashe umurongo wo kuvuga ku bagore cyane ni nko gutesa abantu ntabwo najya kubeshya. Uretse gato ko ndi kuba muri kumukatira urumukwiye, wari wumva sisengura igitaramo se cyangwa sisengura indirimbo cyangwa alubumu? Ntabwo ndumva wari wumva sisengura alubumu cyangwa igitaramo cyabaye cyangwa iyo Diva Award. Yego arabikora. Oya gusukuza ugasengura Keza Teriski, ugasengura Semungu, ugasengura Jolly, ugasengura DJ Felix, Muyoboke The Ben. Urumva normally maze imyaka ngiye bitura tumitangaza no professional.
ntabwo showbiz ikorwa nza ngatuka Godfather ngatuka Rick Seno ngatuka Ange Diva ngatuka abose bari oya ntabwo urambwira ko nta bakora ibirenze ibyo Jihad akora urugero bagiye tubona abandi bantu ntabwo ndibuze kwiteranya muri iyi minsi kuko kuri iyi ngira urugero nk'ubwitegeko icyo rivuga nta kibazo humura ntugire ikibazo wowe ushaka kuvuga ndamwumva ngira nk'ubwitegeko icyo rivuga reka nzindire nk'umuntu hano ntugire ikibazo leta nk'ubwitegeko icyo rivuga reka ndore dufatire kuri uyu mugabo w'intuza uyu mugabo ninde uyu nguyu avuga ibintu by'imipira muri Amerika wigeze kwesurana na Gasuku bamwita ndetse muha okay Taifa sawa reka nkurabure Taifa yitoya agatuka Gasuku garuka kuri Pastor Claude buretse nyine n'abandi butabera ntabwo bureba amarangamutima Godfather nuvuga ngo nimba Taifa yitoya agatuka Gasuku mu bijyanye n'amategeko n'ubutabera akoze icyaha kitari criminal kitari inshinjabyaha ahubwo icyaha cy'imbonezamubano ni icyaha wowe ubututse atakureze ntago ribu cyangwa ubushinjacyaha bugukurikirana ntago bafite mandatori yo gukurikirana niba mukoze live wowe ugatuka umuntu fata ku mavuta yafashwe na ribu yari yarezwe nande nyumva yari dosiye urabizi ko ngiye twayiganiro nari ngifite ngiye twayiganiro yari yararezwe na muyoboke yatanga ikirego no kujya atanga ikirego Meddy The Ben n'abantu bahereye 2023 bavuga ko yakoreye ibyaha abantu barabigaragaza hari ibyaha by'inshinjabyaha nabihereyeho hakaba n'ibyaha mbonezamubano gutukana ntabwo icyaha ribu yagenza ni icyaha we Godfather ututse Semuhungu Semungaraza akakurega atakureze uzamutuka imyaka 1000 ugomba kumenya ibyaha byinshi utandeze nta kibazo ariko jewe nitoye kano kanya nkakora viole nkavirotinga umwana uri underage ribu yazi kamfata kuko ni criminal case ni icyaha cy'inshinjabyaha gifungirwa bivuze ngo no kuba Bruno Taifa yatwaga Gasuku akamusubiza abo bantu ntago baregana kuko baratukanye bose ni icyaha gihabwa iminsi 5 y'igihano cyenjeje ukwezi niyaza 100 cyenjeje 200 ni ibintu umuntu wabikoreye atakureze nk'abikoreye society niyo mpamvu uzabona bazabikora kuzagiza bapfuye n'abazabakomoka ko bazakomeza bikore ibyo none se ntabwo tuzi abantu batukana bashaje niba ari kuri YouTube tubabona ntabwo babe kubikora society none se president umwaka ujya kurangira hari umuntu uri mu François mututse na president akoze ikiganiro n'abanyamakuru bavuga ngo urukira mukaso ugatwaranye ntabwo biriya byari yabigenza ni ibyaha nyine wowe ntabwo president yajya kurega umuntu kuko yananavuze ngo byo gusebanya Ivan mu byaha biregerwa mujye muntuka nta kibazo nawe araza akagusubiza rwose abigarasha nta kibazo ibyo ni ibintu mu mategeko y'u Rwanda biteganywa bivuze ngo rero kuba wabuze umuntu amahwemo bitandukanye no kumutuka kuba watangaza amakuru y'ibintu bitandukanye no kumutuka kuba wateza imyivunnatanya imyidagaduro bitandukanye no gutuka umuntu n'ibindi kuba wanywa urumogi ubangamiye sosiyete kuko kurunywa waruguze wanarutunga naho ngaho mugomba gutandukanya ikintu kugira ngo bijye munafatwa n'umwanya mukore space zo gusobanurira abantu gutukana wowe ntabwo se utuka abantu hari wari wakurega nasusuke se wabwagatiye kwita umuntu ubwangati ni igitutsi icyo ni igitutsi cyane rwose ni n'agasuzuguro ariko njyewe sinakurega nta nubwo ribu yaguhamagara ibyo ngibyo bigize icyaha bigize icyaha ariko cy'imbonezamubano si inshinjabyaha si criminal case ni ibyaha bisanzwe bivuze ngo rero njye sinakurega ngo nanjye nshatse nagutuka nubwo njye ntagutuka ariko ibeshye ujya mu bintu by'ubwoko urebe ko budacya bashyiraho inyandiko zo guta muri yombi kuko ibyo biba bigize nyine criminal cases rero urumva ibyaha byaba ngaba bitandukanye n'ibyo gutukana n'utuntu dusanzwe kuko barabyuze gutukana n'isanzwe urumva ikintu cy'ukwezi kumwe ihazaba y'ibihumbi 15 n'ibintu by'amafuti rwose wayikicira umuntu ukamutukana ejo ukamusubira paka ariko kujya kuvuga ngo umuntu ugiye kuvuga ngo wandaya wowe utunga n'amafaranga nyine ibintu biri too much ugatesha agaciro mu dehumanization ibyo ni ibyaha uri kuri society kuko uri gufata umuntu ukamwita akanyamaswa ukamwita agakoko ubu uri gutuma atazajya mu bantu muteye ipfunwe kandi uri umunyagitinyiro nyine ngaho reka abantu bafite icyo kukubaza riri pupe urahari
Riri wafunguye mic yawe. Riri kawufungurire mic. Okay. Okay. Ndagusuhuje. Nakwikirije. Yego, hari ikibazo nagira nkubaze. Yego. Jihad ajya gutuka bari abantu batamututse. Ntawe nawe nabona bamutuka. Ariko muri hehe se utuye mu yihese? Keza Teresi kigeze muna mutuka. Ku ma statue yes. Stati. Yes. Stati subwo ni ibintu wajyana mu nkiko ukabigaragaza nk'igihamya. None se statue ni nkuko ibyanditswe n'ibivugwa ku munwa byose ni kimwe kuri ngewe. Mu nkiko wakoze statue ariko wenda ushobora kuvuga ngo okay uretse gato ahangana ndashaka kwaza ponditi uretse nkungandire Riri Pundi jihad muri ntuza ku kibazo cya yampano ibimenyetso ni ibi ntabwo ko yapostinze kuri statize. Oya yakoze ikiganiro avuga ngo yakoze ikiganiro asisengura video yose none se abantu bose izira video abantu bose bazitanze bataye muri yombi ariko ugiye ku YouTube ukavuga ngo uri gusesengura video urumva ibyo bintu utari kurengera se no bitani ahantu habiri hari uvuga hari n'uwandika hari umuntu ushobora kwandika akandika ibintu biri profond n'undi wavuga ntabyo wavuze ngo gute oya munyumve neza hari umuntu ushobora kwandika akandika ibintu bibi kurusha uwavuze wambwe ngo bitwa gute uko Imana yanyise unyita izina ushaka ndavuga witwa Riri. Okay yeah. None stati yawe ushizeho akantu gatuka wenda punditi amasaha 24 kakavaho none undi muntu ejo akicara agakora ikiganiro cy'isaha agatuka punditi akamugira agakoko akamugira akantu kameze gutya isaha yose ikiganiro kikarebwa n'ibihumbi 20 stati yawe amasaha 24 kavaho ibyo numva bifite agaciro kamwe twinjire mu none muri leta y'ubuzi hari ukuntu agastati niyo yaba ari phrase imwe ishobora no kuvunja umuntu wagutuka umunsi wose ariko yakubabaje. Biba noneho undi akicara kuri kamera akakwangiza byanyabyo urumva ari bimwe. Hari n'uwagutuka agatutsi kamwe kakakwangiza umunsi wose n'undi wakuvuga umunsi wose bikakwangiza nanone. Ibi ni ibihe ibi byose birangana hari n'uwo rega ni nkuko abagore babonye bakubitwa reka nkubwire hari umugore ushobora gukubitwa hari n'undi batuka ibitutsi bya bindi akazabimarana ubuzima bwe. Reka tuganire nk'umuntu uri kuri tele y'aha ngaha twebwe ibiganiro dukora kuri YouTube hari ababireba bavanamo ibyaha twakoze kuko ndi mu rubanza rwafata ku mutwe baravuga ngo ikiganiro wakoze cyitwa operation n'icyo kuwa kangahe umwaka uyu n'uyu ku munota uyu n'uyu wavuze ibi ntabwo nigeze mvuga ngo kuri stati rero iyi size nizi wakoze kuko nta muntu ushinzwe kujya kuri stati z'abantu bavanemo ibyaha ariko ibiganiro urabizi ibiganiro ko bigera kure bikumva n'abantu benshi cyane barabidownloadinga bakazabikoresha mu manza ubwo nagira ngo ni wenda ndeke utwo tuntu kujya kubura mu tuntu twinshi cyane tujye muri leta zo mu manza baravuga ngo ikiganiro cyakozwe isaha iyi n'iyi wavuze ibi n'ibi ntabwo numva bavuga ngo stati n'iyi watosinze ibintu cyarayivana wavuze ibi n'ibi bakubwira ikiganiro iki n'iki ubwo nagira ngo nkusubize kugira tutajya mu bintu byinshi cyane. Reka nkubaze ikintu kimwe bwana Deponde ahangaha twabonye umuntu Murangira agaruka kuri ntuza agaruka kuri nani kuri ku bindi byaha aregwa avuga ko hari na mugenzi we wabikoranye kandi byagize mu bushinjacyaha byo biraza kugenda gute mugenzi we ni icyaha niba ubyibuka umukobwa bita witwa hari kadi kese y'umugabo wiriwe muramwibuka na Fiona wabyaranye na ntuza na Jamarino yavuze gute Murangira yaravuze ngo yego hari n'ikindi cyaha cyashyikirijwe ubushinjacyaha kiri mu nkiko yakoranye na mugenzi we Godifa ibino ukuntu by'ubutabera bikorwa buri cyaha kigenzwa ukwacyo ntabwo bibujije ko umuntu
agenzwa ku cyaha kimwe yaregewe yagera muri gereza akazakomeza akaburana ku bindi kuzageza birangiye. Urugero, umuntu wakurikiranyweho urupfu rwa Jay Polly yarakatiwe imyaka 25, yaraburanye akatirwa indi myaka 25. Urugero, hari undi mugabo twabonye muri showbiz yitwa ntago mwibuka neza ariko yari afite ibirego nk'umunani. Ku icyaha kimwe urakiburana ukajya muri kasho noneho cyangwa muri gereza noneho ibindi ugakomeza ukaburana. Imfungwa ziraburana ubuzima bugakomeza ukakatirwa rwose, kuko iyo tugiye mu nkiko tugiye mu nkuru z'imanza dusangamo imfungwa zaje kuburana kandi zarakatiwe. Bivuze ngo rero nubwo ubona bavuze ngo ibyaha 9 hari ejo azaba ari mu kanya araba ari kurana 30 y'agateganyo, noneho bamwohereze wenda imagiragire cyangwa bamurekura ataye. Buri cyaha cyose azajya kiburana ukwacyo gutyo kuzageza birangiye, niko bigenda. Noneho nukuvuga ngo kino cyatumye bamufunga aramutse abuze ibimenyetso bamurekura. Yes, noneho agakomeza ibindi paka, niko bigenda nyine. Niba nkumvishe neza, iki cyaha cya ya mpano cyatumye bamufata, yego, aramutse akiburanya akabura ibimenyetso bamurekura. Ntago byakunda kuko icya mpano yari cause immediate, yari imbarutso isanga ibyaha 6 byari byaratanzwe guhera 2022 kugeza 2025. bivuga ngo ni ibintu bimwe ubushinjacyaha buzaburanira icyarimwe, kuko ubushinjacyaha nibwo buzaburimo burarega Jihad mu rukiko, buzamurega ku byaha 6, hari ibindi 3 biri kugwa iperereza nabyo bizaza nyuma. Bivuga ngo kimwe kizarangira bajya ku cyaka niko bizakurikirwa, niko bikurikirana nyine, kuko ubushinjacyaha nibwo burega umuntu. Ugaruke rero kuri kejo, tugaruke kuri kejo nuvuga ko afite amahirwe yo kurekura, ushingira kuki? Babuze ibimenyetso byose. Amakuru nakuriye nuko phone ze bazibuzemo birabi zira video zose barapima, nta uwafite amahirwe niko nakubwiye kandi ntago natinda kubisubiramo. Babuze ikimenyetso, ariko ubwo ejo nimugwa arimo kuri space uzabiganiraho, wenda zara amahire nzabaga uko ubanza rwagenze, uko ndaba mpari ngiye mu kanya 2 ntago njya mpfa kuryama. We nta probability ari nyinshi cyane yuko ashobora gufungwa. Ikindi kandi nunganiye punditsi, umuntu wa postinga kuri stati yiwe azwi cyane cyangwa kurikirwa cyane, bose baba bakoze amakosa ariko bonza n'uwa postinga kuri stati yiwe atazwi. Ni abantu babiri batandukanye, kuko umwe niba bakwifatira nk'icyitegererezo uri mu public figure ugapostinga kuri stati yawe, urugero ya WhatsApp, story yawe ikarebwa n'abantu 600, n'umuntu wenda uri nkano hasi wenda umwe witwa wa Moja cyangwa se whatever Apofia, umwenda akaba atazwi akishyira kuri stati yiwe, n'umuntu uzwi cyane, ibintu bitandukanye. So iki gishashe ibintu by'abandi kubishyira ku karubanda, ntunabyorezanye wenda no muri inbox gusa, ukanabipostinga kuri ya story irarebwa n'abantu 100. Icyo gihe se no bitagize icyaha. Umuntu washize kuri stati urumva biramenye sense pondi. Yego biramenye ikintu kikarebwa n'abantu 200. Inzego z'ubushinjacyaha zikayikurikirana sha watabwa muri yombi azirongazi bafite screenshot rwose. Okay, dusize yuko usibye ko ibyo bintu ntabyo nigeze mbona. Byarabaye kuri case ya Moses Turahirwa byagiye bavuga yashyizeho video ntayabayeho gusa kuko gusebanya mu Rwanda atari icyaha cyangwa gutwa mu gihugu atari icyaha, bakwicanye by'ibiyobyabwenge by'urumogi, ariko ibyastatiwe uzwi cyane rwose wakaba nyine kuko ni social media. Umuntu washarinze nk'abantu 5,000 n'ubundi ufite statut zirebwa n'abantu 10. Urumva uri umuntu uzwi cyane, inzego zishinzwe z'ubutabera ziragukurikirana, n'inzego z'ipeza baba bakuza bafite nimero zawe baba bikurikirana, ariko utazwi nta muntu nyine ubukuza. Niho bitandukanye, ariko uzwi cyane
ugashyira none ibintu bibi ushobora cyane kuba uzwi ari urebwa n'abantu bake kuko kuri ntabwo stati bishoboka nese oya ubwo wabuze reka intande nkubwire kuri stati Nese ubwo hari wabuzwe abantu ushobora intande. kuvuga kuko wabuze oya intande normal kuri stati logically hari ukuntu ushobora gushyiraho ngo ni bangahe nshaka yuko bareba stati zanjye ushobora kuvuga ngo ni abantu 10 20 30 hari ntabwo ama muzi ko WhatsApp muri ibyo bidakunda parametere bibaho hari WhatsApp bidakunda hari WhatsApp oya bidakunda wenda muri parametere za WhatsApp ndayizi neza hari ubwo ushobora gushyiraho ndashaka yuko ari abantu 30 bazireba mu gihe wa wundi yashyizeho abantu 5,000 yazisherinze ntibibaho se byose bigize umva mu magambo make byose bigize icyaha ariko uzwi ubuzwi hari igihe abo wasizemo haba harimo umwe ugushinzwe ariko Exactly. kundi rero ndumva ari uwashize kuri sitati ari n'uwakoze ikiganiro bose baba bakoze ibyaha Urakoze. aho bitandukanira ni uko niba untutse kuri sitati sinjye kukurega ntabwo ribu kuko aba ari ibyaha oya no mbonezamubano kuri stati ntabwo ushobora no ribu kuvuga ushobora ngo kugira harebwe umuntu umwe wenyine ari ushaka wenda yuko abibona ari umuntu Nubwo wa yaba muntu umwe rero umuntu abifasha nubwo kabiri yaba kodinga avuga ati ntarega, kanaka kuko yarabipostinze wafashe yabisharinze screen. nanjye mba Ni mfite icyaha. proof yuko ari umuntu umwe nashyizeho uwo muntu umwe nta kibazo yesi ntabandi biragaragara keretse umuntu umwe agutanze yesi ariko Ubu nanjye nagutanze mba rero ni mfite yuko ari ikibazo. umuntu umwe nashyizeho wagutanze wajyamo cyane kuko ni imbuga nkoranyambaga baga cyane social rwose. media so ubwo rero tuvuge ko aya ibyaha masaha turi bikorwa kuri kuvugana social media ibintu birakomeye ibintu birakaze biteye ubwoba musengere abavandimwe ushatse kuvuga ngo dusengere abavandimwe ushatse kuvuga iki abafite icyo kurya barye abafite icyo kurya barye abafite sinsobanukirwa uko bagemura bagemurira abantu wowe uravuga ko abatibi bari bushye mu y'agateganyo sha birakaze mwana none ushingiye kuvuga ko kenshi nta bimenyetso kandi amakuru avuga ko abagiye kumushinja hariya biboneye amafoto muri telefone ye. sha ejo rendez-vous à domicile see you tomorrow mu gitondo mu nkiko imana ikurinde kaniryamire mbere y'uko uryama ibintu birakomeye kuko njye nzakora ikiganiro ibintu live birakomeye ibintu birakomeye nzakora ikiganiro live fata ku makuru uravuze nta kintu mvuze no avuze gutya mu nkiko birakoze ibintu avuze ngo birakomeye aravuze ngo ninde uzakurikiraho urakoze ubundi yo so ndatekereza ibi bintu biteye ubwoba ku rundi ruhande yego hanyuma mbere y'uko ugera ko shavuye mu rusaku wakubaza icya nyuma kamwe mu rusaku nari ngiye muri salo reka njye mu cyumba uba ugiye mu cyumba gatoya ndagusabye kuko igihe ngoma twabigarutseho ejo tubigeraho ninde uri kuri moto ngende kumva moto oya ni imiziki barimo bumva mu rugo twavugana noneho uranyumva uyu Yego. nguyu nawe afite amayeko sinzi impamvu okay ikibazo mbaza muri ibi bintu hagarutsweho abantu batuma aba bagabo cyangwa tuza kwafata ku mavuta tukaza kuri nkundi neza tukaza kuri jihadi nta muntu n'umwe nujya kureba ibyo byaha dufatire kuri teriska nujya kureba ni umuntu utarugeze ugira ikibazo na jihadi we nkawe ku giti cye nujya kureba uyu nguyu wafunguwe ntabwo yigeze agirana ikibazo na Mutesi Jolly ku giti cye nujya kureba afata ku mavuta ntiyigeze agirana ikibazo n'abamureze ku giti cyabo oya ni abantu bafite amazina kandi murangira yabisobanuye ejo bisubiramo aravuga ati ni gute abantu bafite amazina mushobora kuba igikoresho cy'abantu bafitanye amakimbirane mugakoresha ayo mazina yanyu mu guharabika no gusenya kuko muba mwishyuwe amafaranga n'abantu bagiranye ibibazo ahangaha turagaruka ku muntu bita jihadi bivugwa ko mu bantu bose hagarutsweho amazina abiri y'abantu yakoreraga ndetse bamwishyuraga bivugwa bitari ukuri ahangaha haje mu izina ry'umuntu bita Muyango tufashe nka Triska n'abandi bagenzi be dufashe Triska tugafata Zinda n'abandi bamutangiye ibirego nabo bafitanye amakimbirane na Muyango nge ntabwo ntinya kubivuga kuko ntabwo njya kwa nyina urimo kunyumva uko niko ntabwo ntawe ndigata mu nyo bro so haya
no niko kuri bye nakoze kunyura iruhande bikavugwa ko aya masaha muri ibyo birego bitandatu nimujya kwitegereza urasanga ibitego bitatu ibitego bine bitatu byose ari abantu bagiranye amakimbirane na Muyango ari kuri akaba umukandanzugi we akagenda akajya kuba mutukira no kubibasira nk'ukuri kubyita wowe sibyo tukagaruka ku wundi mukobwa wagiranaga ibibazo byakwita udutsibo nk'utwa Boko Haram uyu nta wundi nuwo bita Ali Yakuru siko bimeze nawe uyu nguyu nawe bikavuga ko hari abantu Jihad nawe yaramaze kuba nk'umukozi we nk'umukandanzugi we wo kumubagira abantu bose bashatse kumuveyuka cyangwa bashatse gukoresha ijambo bavuga ko atari umukire biraruheye ibyo ngibyo umuvugizi wari ntabwo ameneshoniza amazina ariko yavuze ko hariho abantu bafata abantu bafite amazina bakabakoresha mu guharabika no gusenya abandi. Iki kintu waracyumvisha ari muri iriya nama akakantu ashaka ngo akomozeho. Yego. Naguhaye ingero fata ku mavuta yafunzwe kubera ko umukandanzugi wa Bruce Melody akira gufungwa Bruce Melody yaraje ku karubanda aravuga ati ugendana n'imbwa natumye buretse gato ugendana n'imbwa kubitwana nayo reka mbabaze ku mavuta ndamwihakanye buretse gato ndagize buretse gato mfuti yanjye ati fata ku mavuta ndamwigaramye ntabwo nge nagendana n'imwe nkubitanwe nayo simuzi sinigeze mumenya kandi niba mubizi uzi ko yafata uruhande ku mugaragaro uwo ni umwe siko bimeze. Tugaruke kuri Ja uyu nguyu wafunguwe yazize Prince Kid ibyo yego Prince Kid yigaramiye muri Amerika ntabwo yigaza amuhereza n'amafaranga y'umunyamategeko simbizi wasangana nabikoze. Izo ni ingero none haje na Jihad none iyi ni indwara ki abantu bafite amazina cyangwa bavuga ko bamaze kugira platform zishobora kumva bakavuga rikijyana bemera kuba ibikoresho bya koshodera cyangwa ibintu badafite ahantu bahuriye nabyo bakemera no kuba ni urukundo abantu bafitiye abandi kuryo bemera kubafungirwa. Hanyuma noneho itegeko rivuga iki kuri aba bantu bagirana ibibazo n'abandi n'amakimbirane n'abandi no kugira ngo bagane inkiko cyangwa ubutabera ahubwo bagashaka abantu bo kuhangana n'abantu bakoresheje imvugo mbi zidakwiye zigize ibyaha. Ibyo bintu biterwa n'ibintu bibiri ni uwanga ikintu cya mbere ni ubujiji icya kabiri ni ubukene bw'amafaranga n'ubwo mu mutwe buriya uzi neza ko imyaka 3 uzamara imageragere umuntu wagushutse atazagusura cyangwa se atazarera umuryango wawe atazasigara ashyiraho amafaranga uzaza ukikenuzamo ntago wamutumikira ubwo icyo ni icya mbere. Cya kabiri cy'ubujiji mvuga umenye neza ko umuntu atakaba yahorwa ibibazo afitanye n'undi ukareka bakarwana intambara zo ku giti cyabo ntago wamutumikira ntiwamurwanirira. Icyanyuma rero muri Bibiliya niho bavuga neza ngo sinzabahora gukiranirwa kw'ababyeyi banyu. Ntabwo abantu bafitanye ibibazo bagomba gushaka umuntu ufite ubwenge buke bakamwitamikamo cyangwa se bakamutuma bakabarwana intambara zabo zabananira bakayamanika. Rero birangira victim ari wa muntu watumwe amanutse imageragere akajya kurya icyo kigori ba bantu bakomeje bakidegembya bakabaho neza bagashaka abandi batumwe baraniyunga bakanywa agacupa kuko nk'ubu Bruce bagiye gukora mu gitaramo Bruce Melody afite igitaramo na The Ben ejo bundi tariki ya mbere fata ku mavuta ari muri mageragere undi sazaba hari nta nubwo bamusura ninjye musura ni nanjye wajyanye ibaruwa ya Ben imubabarira ari nanjye wabishizemo imbaraga kugira ngo iyo bari banuke rwose nta nubwo bari bazi urabizi ko twabivuganye w'ikigiye ariyo mpamvu nabaze The Ben kubyo iri abaruwa yarimo buryarya n'uburiganya bwinshi cyane. Komeza. Nta kibazo ariko bibura hari imyaka yakatutse kuko urabizi agomba guhabwa imyaka inahabwa 2 n'amezi 3 umwe n'amezi ane byavuye ko yabaruwa bivuze ngo rero ikibazo gihaba gihari hano muri show bizama abantu bafite ubukene bw'amafaranga bwo mu mutwe bw'ubujiji bwo gushaka ubuzima budashoboka. Ngewe reba urugero ndimo ndareba imodoka na Semunga agendamo ninzabamo mu gacuriro ntabwo ngakubugiye kuki ntayibamo andushiki arandusha iki se yabigezeho ngewe nari ndimo niga n'urugero nari ndimo nkora ibindi nawe hari ibindi yarimo akora noneho nishaka guhita mbigira ko kandi ndagendewe mu bosi kazi afite umukire umutamo ahita ntamo umukobwa bahanganye umwaka umwe shining ariko umwaka wa kabiri ndabandi ku kigori mageragere ahubwo byaba byiza mbayeho nkanjye nkamara imyaka 10 mpagaze neza umpiga
ukamfatisha bikugoye nkaba meze neza cyane ndyoshye ariko nagiye kwigeranya n'abantu tudahuje ubuzima kuko mu isi ntago u Rwanda na Amerika ntibingana, Kongo n'u Rwanda ntibingana, ubu u Rwanda na Kongo byagegura muri Amerika, ibyo bihugu ni ibihugu bitatu byitwa ibihugu ariko ntibingana. Ubwo u Rwanda ugiye kwigeranya na Amerika rwatunuka, Kongo ugiye kwigeranya na Amerika yatunuka. Ko ibi nuko babatari ari kintu wagize kuko ubujiji n'ubukene ibyo jihad akora uretse gato ibyo jihad akora uretse gato ibyo kwibasira jihad akora nibyo disikrema akorera ari yakuru kubera iki we batamutwara ribishingira kukifata ngo bandika basiga hano ni kuvuga nkanjye uzahamagara ndabizi neza ko nanze hano washatse ngo uzibure nuhamagara izo nzego uzazahamagara nanyu ndabure mbe mari urabizi ko it's a matter of time nta hano nta pressure ibaho urabizi rwose kuvuga ngo ibyo runaka akora ibyo runaka akora ushobora kubona ko abikora bigize ibyaha izo nzego uvuga zitabona ko ari ibyaha none se uravuze ngo kwibasira ari yakuru uburyo nta cyaha bigize ndimo nakubwira ngo igihe kimwe uzahamagara RIB yibaze ngo uyu runaka byagenze gutya icyo nzi nuko izagusubiza ngo buri rwego rufite ubudahangarwa bwo kugenza ibyaha mu gihe runaka niko bazagusubiza bivuze ngo rero kandi ntabwo dosiye zose zigenzwe icyarimwe n'ikimenyimenyi RIB yatangiye kwakira ibirego bya jihad muri 2022 ko atatoye muri yombi saa 2023 ubu hari n'umundi kugenzwamo ibyaha uzatanga mu myaka 3 cyangwa imyaka 10 iri imbere ibyo ntabwo wabyibaza mu butabera bukora mu bwigenge bwabwo nta muntu ubutegeka nta muntu wishyiraho pressure bukora bubishaka ni nkuko nawe uryo ubishaka ntabwo utegeka ngo jya kurya byuka ryamapfa nuko ubutabera bukora bivuze ngo rero nta ibyo ayo makosa nabaho ugasanga mu rukiko umuntu aravuze ngo njyewe ngo nagenze gutya ngo nako bitagenze gutya wowe vuga ibyawe bikureba ujya kura runaka kuko wowe ntabwo uri impanga runaka mu mategeko nta muntu mu mategeko ungana nundi ubazwa ibyawe wabikoze ku giti cyawe unarifungirwa nta muntu ufungirwa undi kuko n'ikimenye nta muntu arabona ku isi vuga ngo okay wamijwe no byahazana umuntu agufungirwe noneho witayire niyo mpamvu utabaza ngo runaka nta runaka mu mategeko bazwa ibyawe facing ibyawe utahe cyangwa ubumwere rero abo bana nabo igihe n'ikigera cyabo baza ubundi subwe n'icyo batahamagawe ubizi gute ko batahamagawe bo ko ndi kubaza nje ndanga ndi kubaza ariko reka nta ntumwa yicwa ko ndi kubariza abantu ndabizi rero ko barahamagawe kandi it's a matter of time ndi kubariza abantu 800 baraha bakoze ibiganiro kenshi bavuga ati mvuye kuri RIB uze kuri izo titre zirahari mvuye kwitaba birahari so ejo uzaba uri ku rukiko rero ntagareza ni mukanje kuryama saa 3 ndaba ndahita mbyuka ndaba mari sambi ndaba mpari rwose Jesus Christ ntago njya ndyama ngo defa mugende mujye ku cyo bita ukuri kutavugwa ntekereza ko aza streaminga ejo mujye kwa Pundit ibindi mugende mukore subscribe yanjye babiriho bari subscribe muri ko nagura ko maze gufollowinga n'abantu hafi igihumbi urabona amaze gufollowinga n'abantu benshi uzanamaze gufollowinga hanyuma abafite abantu bashobora kwiga ibyo gukora amasabune nabyo ndabyamaze iminsi 3 ukabimenya ukayacuza cyangwa ukayikorera iyo ni business iri safe meze neza cyane rwose iminsi 3 ukamenya kubikora nimero ziriho ukambaza nani bwana Pundit yego reka subiremo nguri kwamamaza iki hari uburyo ushobora kuba kwikorera isabune wowe ukaraba cyangwa se ukoresha muri business yawe iminsi 3 umenye kuyikora kwamagara nimero ziri kuri iyo YouTube yanjye cyangwa kuri Instagram yanjye ya DJ Pundit iminsi 3 irahagije aho warose ku isi waba uri mu Rwanda waba ushaka kubyishyurira yaba ari ushaka guha impano y'ubuzima bw'ahazaza ibyo iminsi 3 nta muntu mu Rwanda uzakoresha isabune kiretse umukene waba umuremeye y'amazi yikomeye iyo sabune iremewe yes iremewe kuko dukoresha product hano zifite ubuziranenge zemewe n'u Rwanda zisinyeho ntago ari byo nibyo kunywa mu ngo bafunze ngo juice wapi ni product zemewe ibyangombwa birahari bya leta barasora biremewe wankontakta aguza nawe kwiga bagira ngo namamaze nyine tu ubuzima bukomeze koze cyane kwihangira imirimo byoroshye ntazatumwa ngasebye umuntu mangomba ko nakoze abantu baje mu kwiga nangahe wiga ubamo ni 100 by'amanyarwanda utaha ni 180 iminsi 3 gusirahagije baragucumikira cyangwa se ugataha uri mu mujyi wa Kigali Kigali kandi wari wese ntabwo bisaba kuba warize amashuri ya naye
wahamagara 0786121617 cyangwa ukanyandikira nkaguha nimero nkakugezayo nkanabikurikirana nta kibazo wagira baguha certificate. Reka tugaruke ku by'urubanza rero. Kuki utubwiye Pazo ntabwo ari gucika, reka abantu bagomba gusobanukirwa. Pazo kanya kwiryamira ariko mu gitondo usihangane gato yandasigaje amasegonda make. Uvuze ko bigoye cyane kugira ngo arekurwe. Why? Yabanye na Yampano, yari afite social media za Yampano, yari afite amibare y'ibanga, iCloud ikora abakoresha iPhone basitwa iCloud, yari afite byose. Barasere kugira ngo ave mu nzu ye yamuye 500 byanga, yanga kuva muri ghetto ye, yarashinga ubuzima bwa Yampano. Ibyo birahagije cyane, ngarukiyaho mu rwego rwo kurinda ibindi byose. Urakoze cyane. Hari kiri tware nawe urakoze cyane. Bagufollowing nzajya ngo agapusekanya ukanyamariza kuko amasabune buri munsi wezajgaera ni ibyawe cyangwa n'abantu uri kwamamariza nawe. N'abantu nabamariza ariko mba mfite amafaranga atuma nta muntu uzantuma ngo nanjye nsange bya kambayo. Urakoze cyane. Nzaguhamagara ejo nzakubwira mu gikari. Sawa sawa. Oya Pundit mbere yuko agenda. Ngo mbere yuko ugenda. Ndari nacyo. Kuki biragarukira kuri Jihad wenyine, abandi bakora n'ibirenze ni batanu. Abandi bakora ibirenze bizagenda gute? Duha urugero. Dossier irimo abantu batanu, hanyuma nk'urugero mpite nkurabura. Oya nta rugero ntanze kuko nta muntu, ntabwo ndi umushinjacyaha, gusa hari ibintu tujya tubona. Hatawe muri yombi abantu batanu. Oya ndi kuvuga abakora ibirenze ibye. Nyine urugero ntabwo ntanze. Nta ruhari. Urahari ariko ntabwo ntanze. Riri ikintu ugomba kumenya kuri izi kese zo gutukana ziri mbonezamubano, bakurikirana kese bitewe n'umuntu wareze. Rero umuntu nagutuka cyangwa akagusebya ntujye kumurega, ribu hari ibyaha idakwiye kwibwiriza, ahubwo no kumenya ko abakora ibyo birenze byo Jihad yakoze ababikorewe bagiye kurega. Icyo nicyo cyaba ari ikibazo, naho kubikorerwa nturege urumva ko n'ubundi ribu ntabwo yakwibwiriza. Nari nabihereyeho Justin w'ikingo garakoze cyane. Justin n'umuvandimwe n'inshuti yanjye, mujye mufurengana imirimo nziza cyane zo kurwubaka. Icyaha kitari mu ngingo z'uko ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha bugikurikirana, wowe ubwawe wagikorewe ujya utareze uwo muntu ukigukorera n'inkuko imvura yagwa, wari wanitse imyenda ukayanura, nta rubanza rubahaba. Utari mu rugo ikanyagira imyenda yawe, nta muntu ujya kurega ngo imyenda yawe yanyagiwe pe, nta muntu urega imvura. Bigeranye muri urwo rwego bahita ubyumva niba uri umunyarwanda ubana imvura igwa cyangwa se wanika imyenda cyangwa se unyagirwa. Gutukana ntago ari icyaha bigenza, si icyaha uba ukoreye sosiyete, si icyaha cy'inshinjabyaha, ni icyaha nje ntakureze, nta rubanza mfitanye nawe pe. Niyo mpamvu ubona hano kuri social media rwose abantu baranikana imyaka 5 igashira kuzageza bashaje. Ni ibintu bisanzwe pe kandi bizakomeza pe, azironga nta muntu ureze undi. Ndimbati na Claude batareganye ntawe wakoreye icyaha, ariko Ndimbati igihe yakurikiranwagaho kuba yasambanya Firdausi yisanze imbere y'ubutabera. Claude agize ibyakora by'inshinjabyaha yakise imbere y'ubutabera. Wabyumva gutyo biroroshye cyane. Ugize ibindi bihambaye ushaka kunsobanuza, nimero yanjye iri kuri TikTok no kuri Instagram yanjye DJ Pundit no kuri YouTube yanjye kuri kutabuzwe. Najya nkusobanura byinshi kuko ngiye nibwo buzima mbamo buri munsi nyine. Mwabyumvishe abantu bari hasi, mwabyumvishe mwaburoro mwe. Niko mwabwanga ati mwe murumva koza amategeko kubitwa n'inkuba. Hari uwo navuze izina. Ese abantu bose kwari kwandika riri pope koko baramukunda riri niko mwabushije umuntu wese utatapinze akanuza muntu agasonga bugari. Umuntu wese utatapinze urakajya amageragero urakakubwa n'inkuba. Uwo muntu tutatakureze nta cyaha ukoze. Urakoze cyane. Mwabyumvishe murakicwa n'umuroro, murakubitwa n'inkuba. Batambajije ikibazo cyiza. Urabo bose ntawugaburira, ntawe mfite icyo nsaba avuga ibyo ashaka. Ntibakavugisha induru ibirego. Account yanjye bancaire nta rumya ruri buveho mwidagadure pe. Ninde wavuze riri pope muhanyina mu boroke?
hari abantu reba muri comment gusa reba muri comment Reka ariko umuntu twaje nene yisajye uwo ari hejuru ari mu marira ari mu gahinda gakabije kumva mushuwe yarafunze ukuri kutavuzwe mu following nshakisha abantu mu bizana nshakisha we amashyari ntabwo ari ikintu uyu si umwanya wo kubabara ahubwo ndi kubiboroka mushake umwavoka yera kuri umwe amashyari si ikintu ndababoroka mwese ngiye kubaha abanyoko ndababoroka mumva mwa butunamwe riri abayeri reka ejo tuzahura dusengura urubanza reka njye kujyana imana bari mbere yuko ugenda punda riri barakwibwira gazi muforongere pupe baramwibwira babwira ba subscribe banafunga kuri TikTok cyane wowe witwa Jojo kazi imyenge y'ubuhumekero kankuboroke wawe nimero yawe mwana 078 612 612 617 ese boroka none bose bakona poste bihaye iripo ababoroka wigeze ukora kuri goro bakakorwa mu nyamutoro 612 wayibonye hagira niko yari azima muri message ariko se waretse kumugora abashaka kumwandikirira ishyano mitsutsu amakuru mfite ko nawe watukanye no ko nawe bazakunyata oya mitsutsu aremewe nta kibazo afite mwe bazaze banyati no mujyanye n'urwenye wemerewe gutuka umuntu wese ushaka mitsutsu nyuma yuko waje hano ukarira usabira impano mpano ubutabera nyuma y'ibyakozwe ubu uri kwiyumva ute ndimo kwiyumva ne urimo kwiyumva neza kintu mvuze naraje mvuga amagambo abiri none uri kuncira urwa Pilato amagambo abiri wavuze ntabwo wavuze amagambo abiri ndavuga nyuma y'uko wagaragaje kuri muntu yahohoterwa ariko yakorewe ubunyamaswa aya masaha abantu batanu bari guhura n'ubutabera nayishizeho irebe iriho muri comment ndi kukubaza nyuma ibi ngibi byose ubu ngubu uri kwiyumva ute ubu ndi kwiyumva neza cyane nta kibazo afite mana urakoze cyane ni umunyarwenya mwiza cyane dufite mu gihugu mu kuzana aba bantu reka mbabwire njyewe niyo mpamvu kuva ku munota wa mbere nza imyaka yose ize ngo uyipundi itarahari bro iyo ibintu byabaga nahamagaraga abanyamakuru nk'aba ngaba bakaza bakavuga pondete nta makuru njya nguha tengwa mba mari gusa nyine mboneka gake kwera mba nigushaka kugira ngo tuganire ibintu bizima ariko izi sazo mba mpara pondete guhaya amakuru kuri radio kuri YouTube guhaya amakuru inshuro zingahe Bodi fata ngiye nguhaya amakuru inshuro zingahe ndakubaza wibaza ngo ese umuha amakuru we ukuye ndakubaza ko guhaya amakuru inshuro zingahe inshuro nyinshi zishoboka cyane mu makuru nanjye nkaguhandi tugafatikanya urakoze cyane so reka mbabwire urumva iri imana ikurinde reka njye kuryama ugira ibihe byiza nimero zanyu ni 078 612 kuri WhatsApp ni bantu hari mwandikire ndazibonye shanda guhamagara mu kanya umamagare mu kanya ijoro ryiza ponde bw'ejo muzatugeze ejo mutugezeho uko bira bimeze mu rubanza urakoze ale urabona live se ngendeza kuvuga ibyo Jihad yankoze kandi mbifite na message ngo iki mbifite na message ibindi biriyongera mfite inkuru ya Jihad irambuye inkuru ya Jihad watanze ikirego mu nkiko wagiye muri ribo ahubwo niwe wandeze niwe wakureze yego none uracidegembye ukora iki kuba ataragufunga zamuka kawo munyumvire ko difata naragowe ngo yitwa ndunguwo Samaye agiye kwishyura ku karubanda ndi kukubaza niko Jado wararezwe abantu kugira ngo umurango nanjye ndabakunda ndakumva ndakubaza wararezwe yego Jihad yarandeze ni gute aya masaha ko ari byo riri pupe yarari kuvuga ko namwe Jihad mujya mu muhohotera ni gute abo Jihad yareze mudafatwa bakaba yafashwa byagenze bite nitabye sinisobanuye byagenze bite rero njyewe nigeze gukora urabyuka igihe Kasuku na Jihad bari bashyamiranye
nakoze inkuru akata agace kamwe agashyira kuri Instagram. Jihad abarirukanse akimara kubona ko gace yabonye kwa Kasuku kuri Instagram. Ako gace karahari n'uyu uragafite ngo kampe? Yego ndagafite. Hanyuhereze kuri WhatsApp kampe. Kamagoye. Yego ubone ukomeza ikiganiro mwumve. Kampe. Jado Max no umunyamakuru. Oya ngo we ngo umuroro mudo we ni Gasuku arifuza kuzaba nka Gasuku. Asa Jado ubusi bya bibyo byanyu. Uretse aravuze ngo Jihad azafura 2040 ndago none. Jihad ashobora kudatuma riri papa rwara umutima. Ngiye wumva nkubwira ikintu kimwe mu bintu nifuza sinifuza kubona Jihad bamukatira. Uko nuko narawurwaye ndi gufata ibinini. Urimo kunyumva nani ikintu nifuza nemera ko iyi minsi umuntu amaze marahara muri polisi sibyo babakatira ibihano bisubitse bagaruke umuntu bazasubira ukundi reka dore ngo uyu nawe uri yaje nanazamuka ariko ibyo gukatira umuntu bakajya amageragere ntabwo ngiye bisapotinga babakubita imyaka isubitse ira myaka isubitse babirangiye ntabwo byaba ari sawa wowe iki urakoze ntabwo byaba ari sawa urakwe allo so Jado wabimpaye ariko reka twumve neza uyu mupapa ngo byamugendekeye gute agiye kumaza aragaruka agiye mureke mwumve inkuru mureke muze mwumirwe ngagiye kuzana ubwina reka nibwo biri gutangira muratapiga screen ntabwo mutapiga riri reka wumve riri wumve ariko se Jani ko